rurageretse hagati ya Bushari ndetse na Mukeshimana Chantal. Uribaza ngo Bushari ari gupfa iki n'uyu Mukeshimana Chantal? Ese ubundi uyu Mukeshimana Chantal we ninde? Nibyo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cyanyu cya Kigali Heart Celebs Entertainment. Murabizi ko amakuru yose y'abasitari nta handi uyakura, pfa kuba ari amakuru agezweho kandi ari amakuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga byose. Mpita mbigutangariza, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kumva n'izindi nkuru nshyashya ziba zigezweho, dore ko yose asohokera hano kuri Kigali Heart Celebs Entertainment. So uyu Mukeshimana Chantal rero uri kuvugwa muri iyi nkuru ni uhagarariye ikigega cya PSF ya Nyamasheke. Dore ko hari nyuma y'uko ku munsi wo ku cyumweru uyu Bushari yatumiwe hariya muri Nyamasheke, aho hari hateguwe nyine imurikagurisha, ndetse Bushari umwe mu bantu bitabiriye iri murikagurishwa, ndetse yari yanabwiwe ko agomba gupafomingamo ndetse akaba yahembwa. Ariko icyamubaje kurusha ibindi ngo ni uko yatumiwe hanyuma ntiyahembwa, hanyuma bajya no kumuhemba bagatangira nyine kumukatakata. Ariko nyuma y'uko Bushari yabajijwe nyine icyatumye bagenda bamukata, we ntabwo yabashije kuba agitangaza. Ariko amakuru yabashije kuba ajya hanze cyangwa se yabashije kuba yamenyekana ni uko uwitwa Yves nk'uko yabitangarije ikinyamakuru cy'Igihe, wagize uruhare ndetse mu gutegura iri murikagurisha, yagize gutya avuga byinshi. So mbere y'uko tubyinjiramo, reka mbanze ngutangarize ibyo uwitwa Bushari yagize gutya yapostinze, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bitangaho ibitekerezo bibaza icyo ahanini Bushari ari kugenda apfa n'uyu mugore. Good morning my people, mukeneye kwitondera uyu mugore ngo ukuriye PSF Nyamasheke. Mu kanya muramenya ibye neza n'ubugome bwe. Ngo PSF Rwanda ndabamenyesha, mumfashe uyu mugore areke gukina nanjye. Ngo Mukeshimana Chantal ukuriye PSF Nyamasheke ukeneye kumenyekana, ngo PSF Rwanda budataginga PSF Nyamasheke. So ngayo nguko abantu benshi bakomeje kugenda bibaza kuri iyi status story y'uyu bita Bushari, ndetse bakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Abantu benshi ubona ko bamugiriye impuhwe, abantu benshi bibaza se noneho Bushari ari gupfa iki na PSF. Ariko haruguru nakomeje kukubwira ko yatumiwe muri gitaramo n'ubundi kimurikagurishwa, ndetse aho yari kugenda apafominga. Bushari murabizi ko ari umwe mu bantu bakunda kugira amastage ashyushye cyane, ni umwe mu bantu bakunzwe n'urubyiruko cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko indirimbo ze nyinshi zikunzwe na bamwe mu rubyiruko. So rero uwitwa Yves wagize n'uruhare mu gutegura iri serukiramuco cyangwa se iri murikagurisha, yagize gutya atangariza Igihe ko Bushari rwose ari kwirengagiza cyane bitewe n'amasezerano bagiye bagirana. Ubundi ngo Bushari yari gupafominga ku munsi wo kuwa gatandatu, ndetse bamutumira bamuhaye igice, dore ko bari bumvikanye amafaranga ageze ku bihumbi 500. Rero bakimara kumvikana bahise bamuha ibihumbi 250, bamusezeranya yuko andi baza kuyamuha mu gihe ataba yishe amasezerano, ndetse mu gihe yaba yagereye ku gihe. Rero yagize gutya kuwa gatandatu hageze baramutegereza baramuheba, bamuhamagaye ababwira ko rwose byaba byiza yapafominga mu gitondo ejo ku cyumweru, ndetse biba ngombwa ko bitabaza undi muraperi Fireman. Fireman rero niwe wapafominze kuwa gatandatu. Urumvikana ko bari bateguje abakunzi ndetse n'abafana bose muri rusange, babateguje ati Bushari kuwa gatandatu ari buze gupafominga. Rero kugira ngo nyine bataza kwica gahunda y'abantu bari barajeho gahunda, abakunzi ndetse n'abafana bose, abaturage nyine muri rusange, kugira bataza kubicira gahunda, bazana uwitwa Fireman aba ari we upafominga icyo gihe. Rero ku cyumweru harageze Bushari nawe araza, ariko mu kuza ngo yaje akererewe cyane, bituma rero abantu bari bateguye rino rushanwa bivumbura ndetse baranarakara cyane. Birumvikana ko Bushari yari yishe amasezerano abiri. Rero nk'uko byari byateganyijwe ko agomba kuhagerera mu gihe, ndetse akaba yanapafominga nk'uko bari babisezeranye. Icya mbere yishe amasezerano y'uko yari kuhagera kuwa gatandatu, ikindi yica amasezerano y'uko yahageze akererewe. Rero bituma abantu bari bateguye kino gitaramo barakara. Muri ubu rwego rero bahise bamukata ibihumbi 100 byose, ndetse nk'uko bari babisezeranye mu masezerano, nk'uko bari babisezeranye bavuga ko nahagera ku gihe bazayamuha yose, ndetse
nanapafominga nyine nk'uko babisezeranye nyine bazabona kumuha ibyo bihumbi 250 byasigaye. Rero bagize gutya bamukata ibihumbi 100. Bushari rero ntabwo yabyumvise neza, nta nubwo yabyumvise rumwe nabo. Niko kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga atangira kugenda avuga ko rwose atari kubyumvikana kimwe na PSF ya Nyamasheke, ndetse avuga ko uyu mugore bari bagiranye amasezerano ari we Mukeshimana Chantal, bavuga ko nyine agomba kubishyira mu itangazamakuru bakaba bamumenya, ndetse akaba yamwishyura amafaranga ye. So ngayo nguko ariko Bushari we bumubaza ibyerekeranye bino byose, nta kintu na kimwe yigeze ashaka kuba yabitangazaho, ahubwo yatangaje yuko ababajwe n'uko yapafominze ndetse yanakoze cyangwa se yujuje ibyo we bamusabaga, ariko bakaba batashatse kumuha amafaranga ye yuzuye. So ngayo nguko iby'abasitari bacu ndetse na PSF ya Nyamasheke ni uko nguko bigiye bihagaze muri rusange. Abantu bakomeje kugenda babibona, ngira ngo murabona amagambo Bushari yapostinze kuri Instagram story ye, ngira ngo muri kubibona ko rwose ari ibintu bitari bisobanutse neza, abantu benshi bakomezaga kugenda babyibazaho. Rero ni uko nguko bihagaze muri rusange, ni uwo mwuka mubi uhari hagati ya Bushari ndetse n'uyu bita Mukeshimana Chantal uhagarariye iyi PSF hariya mu karere ka Nyamasheke. So mukomeze mugire ibihe byiza rero. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.